Muraho neza nshuti z'ikizamini, uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bidasanzwe, turebere ibintu byose by'ingenzi ku banyeshuri n'ababyeyi, cyane cyane abari mu mashuri yisumbuye cyangwa segonderi. Turaza kurebera hamwe impinduka zabayeho mu burezi bagahindura ikizwi nka combination section cyangwa amashami abanyeshuri bigaga muri segonderi. Tuze kubirebera hamwe, nyuma turebe no vugurura mu burezi bw'u Rwanda byari bigamije iki, ibintu by'ingenzi bishya bongeyemo ni ibihe, ibyakuwemo ni ibihe, ibyateye agaciro ni ibihe, byose tugiye kuza kubimenya. Hanyuma iyi video iraza kurangira usobanukiwe neza amashami yongewemo, ayakuwemo, ndetse turebe n'impamvu nyamukuru yatumye habaho izi mpinduka mu burezi zateye abantu benshi kwivovota no kuvuga abantu bagacika ururondogoro. Ariko mbere yuko tubyinjiramo muri ibisobanuro byose, niba utarakanda subscribe hano ku Kizamini, kanda subscribe kandi noneho kugira ngo ube uwa mbere ubona amakuru agezwe mu burezi, ibizamini, amahirwe y'abanyeshuri, ndetse hano ku Kizamini ho tuguherekeresha amakuru yizewe kandi afasha abanyeshuri n'ababyeyi mu kubona ibintu byiza cyane ku banyeshuri. Rero niba utarabikoze, menya yuko iyi niyo video yacu ya nyuma ubonye, ntabwo uzongera kuyibona. Hanyuma njye mugiye kubona muri iyi video ni Callixte Mutabazi, nijye ubagezaho izi updates zikugeraho kujya hano mu burezi bw'u Rwanda. Hanyuma rero hari impinduka zabayeho mu masomo cyangwa mu burezi bw'u Rwanda mu myaka yashize. Uburyo abanyeshuri batoranyaga amasomo yo kwiga mu mashuri yisumbuye byari bimeze neza, ariko hari byinshi byahindutse mu rwego rwo gutegura abanyeshuri ku isoko ry'umurimo muri iyi si y'ikoranabuhanga ivuduka ku muvuduko w'iterambere nka 5G. Kera abanyeshuri bashobora guhitamo combination zoroheje, dore yuko hari na combination nyinshi ziri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko zimwe bazikuyeho, hanyuma izindi bazongera agaciro, izindi barazihindura, aribyo tuje kubabwira muri iyi video. Urugero nko muri siyanse washobora guhitamo section yitwa PCM, PCB, MCB, BCG, cyangwa muri art cyangwa humanity ugahitamo Hegeri, HSI, ndetse n'izindi kategori zigiye zitandukanye. Cyangwa muri kamasho cyangwa business, hari business, accounting, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko ubu ngubu hari reform cyangwa impinduka cyangwa impinduramatwara zatewe ndetse zitera imbere, zongerwamo amasomo y'ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, ikizwi nka entrepreneur na ICT, ndetse no guhuza siyansi n'imibereho ya muntu muri isi y'ubukungu ndetse n'iterambere mu isi y'ikoranabuhanga. Bituma abanyeshuri rero bategura neza ubuzima bwabo bw'ejo hazaza, bagira section bakuramo, bagira izo bongeramo, bagira n'izo bongera agaciro. Rero reka nze byose tubyinjiremo, mbahaye ikaze. Yes, iyi ni inzu igurishwa rero mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, akagari ni Akambyo. Iyi ni inzu nziza cyane ku giciro gito, ufite miliyoni 19. Iyi nzu urayihabwa ukayegukana, mugakora mutation mu gihe gito cyane, iyi nzu nawe wayegukana. Rero niba ushaka iyi nzu ukabona ari nziza, iyi ni inzu nziza cyane ndayigushimiye. Ifite finissage, ifite amazi, ifite ibyumba bine, ndetse ikagira korodori, douche n'ibindi byose bikenerwa mu nzu ya kadasiteri. Hanyuma niba ushaka iyi nzu ukaba ushaka kuyigura, kanda nimero ngiye kukubwira, hanyuma uhite uduhamagara cyangwa tuvugishe kuri WhatsApp 0729918324, hanyuma inzu ukayitsindira. Yes, nkuko nababwiraga impinduka zabayeho mu burezi bw'u Rwanda, ubwo hari section zakuwemo, izindi zikongerwamo, izindi zikongerwamo agaciro. Rero reka turebere hamwe science combination. Duheremwo muri science, tuzi science izwi nka section iganisha abanyeshuri mu kwiga ibintu bijyanye n'ubuvuzi, yitwa PCB. PCB ntago muri uyu mwaka w'amashuri mu kwezi kwa 9 ntago izaba ikitwa PCB, ahubwo izaba yitwa PCBE. Ubwo ni physics, chemistry, biology and economy. Aha rero urabona yuko siyansi isanzwe ihurizwa hamwe n'ubumenyi n'ubukungu, ihurizwa hamwe n'ubumenyi n'ubukungu mu bijyanye n'ubuvuzi. Hanyuma rero mu yindi combination ya siyansi izwi nka PCM, hongewemo ICT cyangwa computer science. Rero hano ni uguhuza physique, chemistry na mathematics n'ikoranabuhanga. Ibi bizatuma umunyeshuri bimutegura mu guhangana n'amashami ya engineer ndetse na ICT. Murumva yuko icyo kintu cyagikenewe hano muri section ya PCB. Ndetse hari n'indi yitwa PCB uteranyijeho entrepreneurship ndetse na ICT.
Iyi sayansi rero isanzwe ihurizwa hamwe n'ubucuruzi cyangwa iby'ikoranabuhanga byo ku bucuruzi bw'ikoranabuhanga. Hanyuma rero urumva yuko iyi section ya sayansi bongeyemo ICT, computer ndetse bongeramo n'icyo bita economy cyangwa ubukungu. Izi combination zerekana yuko uburezi bwo mu Rwanda burimo gutegura abanyeshuri bafite ubumenyi bwagutse, harimo siyanse, ubucuruzi, ikoranabuhanga, byose ukabitahanira icyarimwe kuri diplome yawe ndetse byose ukabigeraho enosiyo. Rero mu buryo bwa siyanse ni uko nguko babigenje. Ubwo hari PCB uteranyijeho ICT, hari PCB nako uteranyijeho economy, hakaba PCB uteranyijeho entrepreneur ndetse na ICT, hakaba na PCM uteranyijeho ICT cyangwa computer science. Izi combination zerekana uburezi bwo mu Rwanda yuko buri kugenda butera imbere bureba ahazaza h'abanyeshuri, kuko abanyeshuri benshi barangizaga sogonderi bakaza bakicara bakabura ikintu bakora hano ku isoko ry'umurimo ndetse n'ikoranabuhanga. Mujya murumva yuko ibyo bintu nago ari bibi nubwo impinduka zigorana. Hanyuma rero mu cyitwa Art and Humanity hari combination nshya muzahasanga mu banyeshuri bazajya kwiga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye. Ubwo ku ruhande rwa Art cyangwa Humanity harimo combination nshya zagiye zigaragara. Urugero hari yitwa HCE ndetse na ICT na computer science. Ubwo ni amateka, service, CVC, economy hamwe bagita bongeramo na ICT. Ndetse n'indi yitwa psychology bongeyemo na sociology, none bitabongeramo na ICT. Ubwo n'ubumenyi bw'imitekerereze y'abantu hamwe n'ikoranabuhanga byose bihurijwe hamwe. Hanyuma iyindi ni yitwa languages and ICT, bahise bateranyaho ICT na entrepreneurship. Ubwo ni amasomo y'indimi akomatanyije ikoranabuhanga ndetse n'ubushakashatsi. Ibi byose bigamije gutegura abanyeshuri bashobora gukora ubushakashatsi, guhanga udushya no guhangana n'ibibazo by'isi ya none bigenda byugariza isi. Ikoranabuhanga iri gutera imbere n'ikoranabuhanga. Ngira ngo murumva yuko muri Art and Humanity niko bagiye babikora. Ngira ngo nabwo murumva yuko atari bibi. Iyo nizo ni combination nshya muzasanga muri umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2025 na 2026. Rero ku bashaka kwiga ibijyanye n'ubucuruzi kizwi nka commercial cyangwa business combination nshya, rero muzasanga ibintu bishya bitigeze bigaragara ahandi. Ubwo muri accounting yongeremo ICT na economy. Ubu rero numva yuko noneho ari byiza hari ukuntu umuntu arangiza accounting rwose anagazi gukoresha ikoranabuhanga ndetse cyangwa ubucungamari. Rero harimo ubumenyi bw'imibare, ubukungu ndetse n'ikoranabuhanga icyarimwe, mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ubwinshi bwa section zitagize ikintu zimariye umunyeshuri urangije sogonderi. Rero hari n'indi yitwa business and entrepreneur ndetse na ICT. Ubwo nuguriza hamwe ubumenyi bw'ubucuruzi, guhanga udushya muri isi y'ikoranabuhanga. Iyindi section yitwa economy, ukongeraho math ndetse na computer science. Ubwo hano urumva no guhuza imibare, ubukungu ndetse n'ikoranabuhanga. Rero izi ni combination nshya cyangwa combination ikizwe nka section nshya zerekana yuko uburezi bw'u Rwanda butagishishikajwe gusa no kwiga amasomo y'inyigisho, ahubwo ushishikajwe no gutegura abanyeshuri mu buryo bwagutse ku murimo, ubuzima bwabo, ejo hazaza mu isi y'ikoranabuhanga ndetse n'iterambere. Ngira ngo murumva yuko ibyo ngibyo wakwibaza impamvu byabayeho. Impamvu byabayeho rero ni impamvu z'inyungu. Muri izi combination harimo kugabanya section nyinshi ziriho zidafite umumaro ndetse no gutegura umunyeshuri. Ese impamvu wakwibaza ati ni izihe nshya? Ni izihe? Ubwo ni uguhuza amasomo na siyansi, ubugeni, ubumenyi bw'ikoranabuhanga kugira ngo abanyeshuri babe bafite ubumenyi bwagutse, ndetse no kongeramo entrepreneurship cyangwa kwihangira umurimo kugira ngo abanyeshuri bashobore guhanga imirimo n'udushya igihe barangije byibuze sogonderi, ndetse no gutegura abanyeshuri bashobora guhangana ku isoko ry'umurimo muri iri hindagurika ry'isi ya none, kandi bafite ubushobozi bwo guhanga udushya mu ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu. Ni ingenzi cyane yuko abanyeshuri rero n'ababyeyi bamenya izi combination nshya kugira ngo bafate amahitamo hakiri kare mu mwaka wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, kuko bizagira ingaruka mu mashuri makuru cyangwa muri za kaminuza. Ariko urebye ugereranyije n'ubwinshi bwa section zihari zidafite agaciro, kugira ngo murabona yuko ibi leta yatekereje, murabona yuko byaba ari ibintu byiza cyane. Rero inama twaha abanyeshuri
inama zacu ku banyeshuri: menya neza intego yawe n'icyerekezo wifuza muri kaminuza cyangwa ku isoko ry'umurimo. Ngira ngo murumva yuko izo section ziteguye neza kandi zizafasha umunyeshuri cyane. Hitamo combination ihuza n'ubushobozi bwawe n'icyo wifuza kuzageraho ejo hawe hazaza. Niba ushaka ICT cyangwa ushaka entrepreneur cyangwa ubucuruzi, reba combination zishyirwamo ibyo ngibyo mu ivugurura ry'uburezi, kandi wibuke gukurikirana amakuru akugeraho kujya hano kuri icano y'ikizamini, kuko tuzakomeza kugufasha kumenya amasomo meza n'amahirwe akugeraho ku gihe. Nshuti zanjye, nshuti z'ikizamini, ubu urabona yuko uburyo uburezi bw'u Rwanda buri kugenda buhinduka, kandi amasomo mashya hamwe na combination cyangwa section nshya bigamije gutegura abanyeshuri b'ejo hazaza. Niba wungutse rero, wagize ikintu ukura muri iyi video, kanda subscribe, ukandi like niba utarabikora, kandi usangize abandi izi video kugira ngo n'abandi bamenye amakuru mashya batangiye gutegura combination baziga, dore yuko amanota ari ejo bundi agahita asohoka. Rero turi kumwe no kuri channel y'ikizamini, aho amakuru y'uburezi aboneka imbere y'abandi bose. Nawe kandi subscribe, ayo makuru azayakugeraho ku gihe. Ngiye twa Kristo Mutabazi mwawe muri video, ndagushimiye cyane. Rero niba ushaka ibanza, ukaba ushaka inzu yo kugura, ukaba ushaka aho wakorera ubucuruzi cyangwa business yawe, ndakurangira ahantu harambuye, ahantu hatari imisozi, ahantu hameze neza. Ni mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Mayange. Ngira ngo Mayange murabizi ko iri gutera imbere hafi y'ahubatswe ikibuga cy'indege. Rero niba ushaka inzu, ukaba ushaka ikibanza cyangwa ushaka ahantu h'ubutaka, rero itegurire imari hakiri kare kandi hatarahenda ku giciro gito cyane. Uhamagare 0729919324 bagufashe kandi babashe kugezaho ibyiza bitari mu bibazo. Ndagushimiye cyane, reka tuze guhura mu kanya tureba ibitekerezo mwatanze muri comment. Ndagukunda cyane.